tugiye kureba uburyo wakwiha like kuri Facebook hanyuma ukagira like nyinshi cyane kuri Facebook. Hari uburyo nyine ubusanga wa uploadinga cyangwa se upostinga nk'ifoto ugasanga nta like ugira kuri Facebook. Uyu munsi noneho ngiye kukwereka uburyo wajya upostinga ifoto cyangwa se video kuri Facebook hanyuma ukagira like. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe kumfollowing. Ubushize ubwo nababwiraga uko wakwiha like kuri Facebook, ndakeka ibintu byarakoze neza cyane. Ibintu byakoze neza cyane. Iyo application bayita DJ Like. Iyo application twe twakoresheje ubushize. Ndagushyiraho video muri link ndagushyira link aho ngaho muri description, hanyuma ujyeho uyirebe niba ushaka kujya wiha like kuri Facebook. Gusa uyu munsi nazanye uburyo butandukanye nubwo nabakoreho bwa mbere. Uyu munsi nabazaniye uburyo butandukanye. Noneho ubu buryo nta bundi, turaza kuri Play Store, tubanze downloading application. Turaza downloading iyi bita Yo Likers cyangwa se Yo Like gutya. Turaza tukandike iri jambo gutya, Yo Like gutya. Iyi application niyo turakoresha mu kwiha like kuri Facebook. Urabona harafunguka ibintu byinshi cyane, gusa muri ibi bintu byose turaza turebe iyi ngiyi ya mbere. Iyi application ya mbere ifite kano ka logo ka OK. Iyi ngiyi niyo turaza dufungure, turaza tuyifungure. Tukimara kuyigeraho gutya turaza tuyinstall. Ndakeka nta muntu n'umwe nyine utazi ku downloading application kuri Play Store, gusa urakora ibi ngibi ndi kukwereka. Uraza uyinstall hanyuma uyitegereze irangire. Hari ukuntu nyine ubusanga abantu bapostinga ifoto kuri Facebook ugasanga like ni nkeya. Guys, ubu buryo buragufasha cyane kujya ugira like. Okay, urabona tukibamara kuyinstall, urabona irafunguka. Igifunguka hano nta kindi dukora, turaza dukore login nyine ni ukwinjira. Turaza dushyiremo account yacu. Account turashyiramo ni account dushaka nyine kujya dutangira hama like, mbega nyine dushaka kujya twihereza hama like. Uraza uyikandire login. Uraza ukande login. Ugikanda login urategerezamo gatoya bitewe na connection ufite, arahita hafunguka gutyo. Hano uraza ushyiremo imyirondoro ya password nanuze na nimero ya telefone cyangwa se niba warakoresheje email niyo urashyira. Mbega nyine uburyo ukoresha uri kwinjira muri Facebook yawe nibwo uri bukoresha. Urabona njyewe bari kumbwira ngo saving amakuru nyine muri application kugira ngo n'ubutani nkenera kwinjiramo ntazabura uburyo ninjira nyine, kugira ngo mbega igigumamo account mo hano nyendaza iri guhita yinjiramo. Okay, urabona login yabaye successful, yinjiyemo nyine twinjiyemo. Okay, none ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye gufata duposting ifoto kugira ngo mbereke ibi bintu ko bikora. Birakora neza cyane. Turafata ifoto, turaza tureba ifoto tuyipostinge iyo dushaka gupostinga. Nitumara kuyipostinga hano turamakinga sure ko iri public. Turareba neza ko iri public. Nuyishyira private cyangwa ugashyira handi ntabwo izira like tugiye kwiha ntabwo zizajya. Okay, numara kuyipostinga uzakora refresh kugira ngo urebe ko post yawe yagezeho. Urabona post yacu yagezeho gusa nta like ifite. Reka wenda twihe like imwe kugira ngo mubirebe neza cyane. Ndabona twihaye like imwe. Okay, noneho hano ikintu duhita dukora niki, dukanda kuri tutudomo dutatu turi hano mu nguni mu ruhande rw'iburyo. Hanyuma yo dufungutse tuza hano tugafata copy link. Turaza tugafata link. Iyi link rero ahantu tuba tugiye kwitwa turayifashe gutya, tugiye kwijyana muri ya application yacu ya indi twa downloadings. Turaza turebe application yacu, dore ngiyi Yo Like, dore ngiyi. Turaza tuyikandeho. Tukimara kuyikandaho irafunguka gutyo. Bitewe nuko ya account yacu ya Facebook yagiyemo, irahita twerekana logo ya Facebook yacu. Hanyuma dore ngaha turakanda hano kuri like. Hariya kuri like niho turakanda.
tukihakanda turategerezamo gatoya, turategereza. Urabona leta afunka ibintu bimeze gutyo, bakubwira ngo enter public post link. Nyine hano urashyiramo ya link nyine yabaye public nyine yandi wa postinze. Gusa hano bakwibutsa ko ugomba kwigira public cyagiye handi naberetse. Uraza ya link uyishyiremo hano. Urakora paste. Hano paste iraba yagiyemo. Noneho hano hasi urabona haranditse like, love, care, wow, sad, agree. Nuvuga ngo hano ikintu urakora uraza uhitemo twatumenyetso. Hari ukuntu ubona nyine twatumenyetso ari nk'umutuku cyangwa se ari utumenyetso duseka. Urabona twe duhisemo twa love. Like ni like nyine zisanzwe, twe duhisemo love. Kano ni nk'aka examen bagukoresha kugira ngo barebe kutari robo. Baratubwiye ngo duhitemo amakaro nyine nako ama escalier, sorry. Urabona duhisemo ama escalier dukoze verify. Hano nyine naka examen baguha ugomba kugakora. Urabona hari nyine bakubwira ngo am not robot, nyine ntabwo ndi robo. Baba bagira ngo barebe kutari robo nyine. Uraza ugakanda submit. Noneho hano bakubwira ngo you have 10 submitted remaining day today. Nyine nuvuga ngo hano wemerewe gukora inshuro 10 ku munsi. Mbega wemerewe kwiha amalike inshuro 10 ku munsi. Noneho hano bakubwira ngo be online. Bakubwira ngo processing your request, please don't hit browser back button, refresh this, take minute few. Hano barakubwira ngo nyine ugomba gutegereza iminota mikeya ngo ntuve ahangaha iyo minota itari yarangira kugira ngo za like zijyeho. Hano noneho like zacu zarangije kujyaho. None ikintu tugiye gukora, tugiye gusubira kuri Facebook. Hano barakubwira no gutegereza iminota, nyuma y'iminota 15 nibwo wongera kugaruka ukiha ama like. Gusa nanone abari inshuro 10 ku munsi. Hano muri ubwo no kuvuga ngo hari twagarukaho nyuma y'iminota 15 nibwo tuba twemerewe kongera kwiha like. Urabona dore ya foto yacu like bitewe nuko tutatwakora refresh nta zari zajyaho, urabibona. Reka noneho ira tuyikureho. Urabona tukikuraho, urabona za like zagiyeho. Urabona zise ziba 14. Guys ibaze mu minota itanarenze, mu minota itanageze no muri 2. Urabona duse tugira like 14. So ubibona neza. Dore ngiye mu minota itageze muri 2 duse tugira like 14. Guys nkwibutse ko hari n'umuntu ushobora gupostinga ifoto ikarinda irangiza umunsi wose nta like nimwe. Ntiwibagirwe gukora subscribe.